Yesu ashimwe, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turashima Imana ko yongeye kuduhereza uburyo bwo kugira ngo dukomeze kwigana ijambo ry'Imana. Kaze rero kuri Gatigisimu Room, ni icyumba cyahariwe ibiganiro yobokamana, ubwo n'abahaza bose iteka iyo niyo iba ari inyota ibagenza. Uyu munsi rero twifuje kubasangiza umwe mu minsi ikomeye y'ukwemera kwa Gikristo, ari wo bita umunsi w'abera bose. Iteka ku itariki ya mbere y'ukwa 11 abakristo bagira umuco uturuka mu binyejana byinshi inyuma wo kwizihiza bamwe muri bo, abo bazi n'abo batazi, babaye intwari z'indashyikirwa mu kwemera kwacu. Abantu batsinze ibyo abandi bananiwe gutsinda mu ibanga cyangwa se ku mugaragaro. Abantu bashoboye gukora ibyo abandi batashoboraga. Ni umunsi wo kubazirikana no kubibuka no kubashimira, ariko kandi tugashima n'Imana iba yarabaduhaye. Insanganyamatsiko rero nagize ngo tuganireho iragira iti: umunsi w'abera bose, ihumure ku babikeneye. Umunsi w'abera bose, ihumure ku babikeneye. Kuba uwera cyangwa se kwera, hari abantu babikeneye, ariko ngira ngo hari n'abatabikeneye wenda muri iyi minsi. Ibyo ari byo byose, nta jambo ry'igikristo ritangaje riri aho mu ijambo abera, kubera ko iryo jambo mu kinyarwanda turarigira. Kwera tubifite mu buryo bumwe, ari nko kwera imbuto. Kuba ikintu cyeze, ni ukuvuga cyabaye, cyageze aho gikwiriye kugera. Iyo bavuze ngo imyaka yawe yareze, baba bashakamo iryo jambo bivuga ese yageze ku gasongero kayo ihamagarirwa kugera. Ariko noneho bakagera naho bavuze ngo igiti cyareze, bashaka kuvuga ko cyeze imbuto zo cyari cyaragenewe kwera. Umunsi rero w'abera bose ni uwo nguwo. Mbere na mbere ni umunsi w'abantu beze, abantu bakuze, abantu beze imbuto nziza. Ntekereza ko iteka umunyarwanda ari ikintu yakwifuza abaye ari mu rugendo rwo gukura. Ni inzozi nziza rero kuba uwera, kuba cya giti cyera imbuto. Ni inzozi nziza, kandi uyu munsi tuba dufashe ngo twibuke ababishoboye kwera imbuto. Ubukristo bwemera ko abakristo bose ari abera, ni ukuvuga bose batangijwe urugendo rwo kwezwa na Kristo, ariko kandi inyurabwenge yabyo ni uko ubwere bw'abantu buba butangana. Hari abera bari muri primaire, hari abera bari muri segonderi, hari abera bari muri kaminuza, hari abera bari mu bushorishori. Abo bose ni abera, ariko bari mu byiciro bitandukanye. Hejuru cyane hariyo Kristo ushaka ngo twese twere duse nawe. Rero uyu munsi umuntu birumvikana abaye nk'uvuga izo nzozi, hari nk'abantu bahita bakuramo akabo karenge. Nk'uko iyo umuntu arimo avuga inzozi z'ubukire buteye ubwoba, hari abakene bamwe kubera imyumvire bahita bakuramo akabo karenge. Hari n'igihe batari imyumvire, ariko bikaba ari ugushingira ku bigaragara n'ibyo babona, bagakuramo akabo karenge, kavuga ati izo nzozi nge sinkizirimo. Ariko uyu munsi naje kubasangiza ko umunsi w'abera bose ari ihumure ku babikeneye. Ni ukuvuga ntabwo uteye ubwoba, nta nubwo ari inzozi ziteye ubwoba abatari bazigeraho. Ibyo kandi ntibigabanya uburemere bwazo, ahubwo kubera udusezeranya kudufasha, izi nzozi zigerwaho nk'uko tugiye kubibona mu ijambo ry'Imana. Bibiliya rero iravuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya mbere umurongo wa 18, ngo nimuze tujye inama.
nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura bigatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Aha mu ijambo ry'Imana turimo turumvamo isezerano ritangaje. Imana yaduhanze, Imana ituzi izi ntege nkeya zacu, irimo iratwongorera, iravuga akajambo kayo. Burya Imana nta nubwo igira amagambo menshi, ifite ikintu ishaka kubwira buri wese uyu munsi twizihizaho cyangwa se twibukaho abera bose. Harimo amagambo menshi ashobora kuba atumvikanira umunyarwanda mutoya, ubwo ndavuga abana n'abandi. Amagambo nka shelegi ni amagambo abantu batamenyereye, ariko ni nk'urwo rubura. Imana irimo ivuga iti ishobora guhindura ibintu byawe, yaba birimo icyasha cy'amaraso umutuku, yaba birimo ahantu wiyanduje, ibyo byose nkabikuramo nkaguhereza umweru nk'uko wari uri. Uyu munsi w'abera bose rero iyo uwuzirikanye ukawutekerezaho, utangirana no kureba izo ntwari nyine zagiye zigera kure mu ibanga ry'ubukristo. Utangira kureba ubuzima bw'abantu bakomeye cyane, abagore, abagabo, abana, bagiye baba ibyitegererezo cyane cyane mu bijyanye no kwizera Kristo. Ariko iyo utangiye kubitegereza, ukareba ubutwari bwabo, ukareba uburyo bagenzaga, ugera ukibaza uti ariko se ubu njyewe nagera hariya gute? Uyu munsi rero Imana irashaka gusubiza ufite icyo kibazo. Nagera hariya gute? Njyewe nanjye biriya bavuga ni ibyanjye? Nimuze tujye inama. Naho ibyanyu byaba bisa nabi cyane, ushobora kubihindura urwererane. Umunsi w'abera bose rero ntabwo ari uw'intwari gusa, umunsi w'abera bose ntabwo ari uw'abakomeye gusa, ni umunsi ahubwo abiyoroheje, abadafite imbaraga batumbira ya Mana yashoboje abari abanyantege nkeya nkabo, maze ikabazamura ikazabageza kuri iki yadusezeranyije mu ijambo ryayo. Ni isezerano umuntu atashyikira abaye arebye mu tubaraga twe. Njya ndeba uburyo nigerageza nkashakashaka utubaraga muri jyewe kugira ngo neshe ibyaha, ariko nkabona ntazirimo muri jyewe kereka mfashijwe. Hari igihe uba ushaka gutangira urugendo rukomeye ukumva ntabwo uzi ukuntu warutangira, bitewe n'ukuntu ufite ahahise hamaze kwandura, ukaba ufite ahahise hasa nabi cyane, ukaba ufite ahahise habaye nk'umuhemba, ukaba ufite ahahise utabasha koza ku giti cyawe. Uwiteka arimo arakubwira ati ngwino, ngwino. Ushobora kuba uri umujene, ushobora kuba uri mutoya, ukaba uzi ko utabasha gutangira. Uwiteka arimo aravuga ati ngwino. Umunsi w'abera bose ntabwo ari uwo kugukina ku mubyimba, umunsi w'abera bose ntabwo ari uwo kugutangariza ibitagerwaho. Ni umunsi ukuzirikana, ni umunsi Imana nawe yaguterura. Aba bantu bose turimo kuvuga, icyakubwira ko bari bameze nkatwe, bari bameze nkawe, bari bameze nkanjye. Kimwe mu byabarangaga, bamwe muri bo wasangaga hari ababaye ibisambo. Aha ndavuga nka cya gisambo ubu ngubu nacyo kiri mu gitaramo cy'abera cyasezeranijwe na Yesu ko bazabana muri paradizo. Cyabayeho ubuzima bwacyo bwa mbere, abantu babona ko kidakwiriye kubaho. Kiriba, kitwara ibintu by'abantu, kirarwana, ariko haragera ku munsi wacyo wa nyuma w'urupfu, kizirikana ko uwo bari kumwe ashobora kucyeza. Kiratakamba, kiravuga kiti nugera aho ujya, nugera muri iyo si y'abera, nanjye nukuri uzambonereye icyumba. Uwiteka aba aracyumvise, yumva ko cyumvise ya nama yakigiriye, nuko Yesu aramubwira ati uyu munsi turabana muri paradizo. Ubu ngubu ariyo, ubu ngubu ataramanye n'abandi bera, ubu ngubu ari kumwe n'abandi bumvaga bidashoboka. Hari indirimbo yo mu Kilatini, ariko amagambo yayo mu Kinyarwanda aragira ati wowe Mana yatumye igisambo cyinjira mu ijuru,
nanjye wamaze ubwoba, nanjye wanteye ibyiringiro. Uyu umunsi w'abera ni ukubera uw'ibyiringiro, niba ubikeneye kwera nkabo. Iki gisambo rero ubu kiraririmba haleluya, kirahimbazanya n'abandi kubera yuko cyumvise iyi nama, ariko kandi turanabona n'Imana itabeshya, Imana isezeranya igasohoza. Yafashe igisambo igihereza ubwere. Nawe rero ntago nzi ngo ni ibiki bigenda kukubambisha gereza ujyamo kubera ubujura cyangwa se amakosa ukora. Nawe uyu umunsi w'abera ni uwawe. Imana iravuga iti ngwino tujye inama, ndaza guhanagura ibya kera byose maze nguhereze intangiriro nshya. Ni bakeya kandi bazitanga bene izo ntangiriro, kandi benshi turazifuza. Ahahise hacu Imana irashaka kuhogesha impuhwe zayo maze ikaduhereza intangiriro nshya. Uwo ni umwe. Undi katuvuge wa Musamariyakazi. Umusamariyakazi wari ku iriba, yarabayeho ubuzima bwe akora ibyaha bitandukanye. Yashatse umugabo wa mbere, ashaka uwa kabiri, abana n'uwa gatatu, abana n'uwa kane, abana n'uwa gatanu, kandi nawe atari uwe. Abo bagabo bose Bibiliya iratubwira ntago bari barapfuye, oya, ahubwo bari bariho. Ntago yajyaga ku wundi kubera ko bapfuye ngabe yaragize ikibazo cyo gupfusha abagabo. Ubuzima bwe bwari burimo aho hahise, bwabaye nk'aho bwisanga mu nzira yo gukoresha nabi iby'amarangamutima ndetse n'ibyifuzo by'imibonano mpuzabitsina tugira. Ariko uyu mugore aho hahise akahagendana, akabura umuntu wahahindura ngo amuhereze atangire bundi bushya. Uyu mugore akabaho ubuzima bwe bwose azi ngo yamaze kwitangatanga no kwitandukanya no kuvungukira mu rusange n'urusobe rw'abagabo batari bakeya. Ariko umunsi umwe ahura na Yesu Kristo. Yesu Kristo cyizere n'amizero y'abashaka kwera, uwe bwere usumba ubundi. Araza aramubwira ati ahahise hawe nahabonye, ndabona hasa nabi, ndabona hari byinshi wanyuzemo, atariko ndakwezi. Umugore yemera kugirwa inama. Uwo mugore yemeye kugirwa inama ya yindi y'Imana idusezeranya ko ubuzima bwacu bwaba urwererane. Arangije arayakira mu buzima bwe, maze Imana imuhindurira ahahise. Uwo yagiye aririmba ngo mureke ndirimbe nahuye na Mesiya, mureke ndirimbe nahuye na Mesiya. Kandi guhura n'uwo Mesiya si ibisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Urwo ni urundi rugero rw'umugore utaramanye n'abandi mu isi y'abera, ariko kandi ubuzima bwe bwahahise butari bwiza cyane. Erega ibi by'abagabo batanu natwe bihura natwe. Hari byinshi tunyuramo, ugasanga bimeze nko kunyura mu bagabo batanu, bikakubabaza, bikakuvuna. Bamwe muri twe twagiye kugira ubwenge, twamaze kwiyangiza mu buryo bwo guhaza ibyifuzo by'imibonano mpuzabitsina. Urareba hahise hawe, wareba abagabo mwararanye, wareba abakobwa mwararanye, ukumva nta muntu wahahindura. Umunsi w'abera bose ni umunsi w'icyizere, ni umunsi uhumuriza ababishaka bose. Uwo muntu wababariye Umusamariyakazi, urumva nta mbabazi agufitiye? Nimuze tujye inama. Naho ibyaha byanyu byaba byarabaye bibi cyane, bishobora guhinduka urwererane nk'urubura. Urugero rwa gatatu, muzi Mariya Magadalena, umukobwa wari icyo ubu ngubu ngira ngo basigaye bita indangamirwa. Aba mu busambanyi bumaramo igihe, ndetse n'abantu bamubona bakaba badashaka kumwegera kubera ko bari baramuhaye akato, kimwe n'uwo nari mvuze haruguru. Nawe yabayeho ubuzima bw'ubusambanyi, ubuzima bwamuteshereje agaciro umubiri we igihe kirekire. Ariko nubwo byagenze bityo, igihe cyarageze nawe ahura na Yesu Kristo. Yesu weza, Yesu wavuze ko azatweza. Barahura, nuko bahuye mu gihe abandi bamuhungaga waramwegera, kubera ko yari yarasezeranyije isi ko abashaka kwera bose azabeza. Mariya Magadalena atwarwa n'urukundo noneho ruruta izindi nkundo yigeze kujyamo. Birangira Mariya Magadalena akurikiranye Yesu, ndetse aba n'uwa mbere kumenya ko Yesu yazutse. Ijambo ry'Imana ntago ribeshya. Ijambo ry'Imana nubwo ari ritoya
nubwo ari interuro imwe twasomye ariko rirakomeye cyane. Uryemereye rikagusindagiza ryakugeza kure, uryemereye rikagusindagiza aya magingo ryahindura ubuzima bwawe. Erega mwe kumva abantu cyane kurusha Imana. Nzi neza ko hari abantu benshi barimo kuvuga yuko impinduka nk'iyi itashoboka ku buzima bwacu, kandi hari amagambo menshi y'urucantege avuga yuko twapfuye. Ngira ngo hari umupadiri nkunda ujya uvuga ngo ujya ukunda kuzirikana umugani w'ikinyarwanda ariko akawuhakana cyane. Akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntigacya, niyo gakeye ntikongera gukamirwamo amata. Mbese murabizi ntigashira umunuko, uwo mugani murawuzi. Ariko hano Kristo arimo arabinyomoza, arimo aravuga ati akabaye icwende karoga kandi kagacya kandi kakongera kubika amata. Erega Uwiteka ibyo avuga riseriye, arimo aratubwira ati ubuzima bwawe yabugira ubwera, ubwere burashoboka, Imana yakwezi. Mariya Magadalena ubataramanye n'abandi, kandi mbere ibyo byasaga nabi, ariko Kristo abihindura umweru, abihindura urwererane nk'uko yasezeranije. Ntabwo narondora ingero zose ngo nzisoze, harimo abandi bari baciye bugufi, imbaraga ari ntazo. Abana b'i Bugande murabazi, kuko kwera ntago kuturi kure. Abana batoteje bakabatwara babikisha imibabaro itandukanye, bakabakurubana ku migongo aho bitazana mugongo, ariko baremera baratuza, baragenda bashyika kuri ribanga kubera imbaraga z'ubashobozi. Bavandimwe, aba bantu bose bagiye bera, si uko batatsindwaga. Izi ntwari z'indashyikirwa tuvuga si uko batageragaho batsikira, baratsikiraga ariko bagahaguruka bagakomeza bakagenda. Petero turata kandi dushima ubutwari, ntabwo muzi se ko yigeze kubona 0 mu kizami cyo gukurikira Yesu? Ubwo bamuhamagaraga bakamubaza bati Yesu uramuzi? Yavuze ko atamuzi, abona 0. Barongera baramubaza bati Yesu uramuzi? Arongera aratsikira avuga ko atamuzi. Ariko ubudacogora no kwihana byaramushoboje mu rugendo, maze nawe bimugeza mu rugaga rw'abere. Kwizera Kristo no kutarekeraho kwiringira impuhwe ze byamubereye ibanga rikomeye, maze bimwinjiza mu rugaga rw'abere. Bavandimwe, utamenye, utazirikanye imbabazi z'Imana abaciye ukubiri n'ibanga ritugeza mu bwere. Uwo bita Sipiriyani w'i Karitaje yari umusenyeri. Mbere y'uko akizwa yumvaga Yesu atashobora kumweza, nuko abwira inshuti ze ati ntago yashobora kunandukanya n'ibyaha byanyizingiriyeho, kuko njye nabyo turi nk'umugozi w'inyabutatu. Yavugaga irari, yavugaga gukunda icyubahiro, gukunda kwambara imyenda ihenze. Ibyo byose nimvuga imyenda ihenze muri icyo gihe bari bafite ubutumwa bwo gufasha abakene, ariko we akumva ntago yakwiyoroshya bigeze aho ngaho. Ariko igihe kimwe ngakajya yumva ya magambo ya Nikodemu aho yabazaga ati byashoboka ko umuntu yavuka bwa kabiri? Nuko nawe ngo niko yabazaga ati ese ubu byashoboka ko nanjye nazakira? Ariko inkuru ye yanditse mu rwandiko yandikiye inshuti ye iratubwira ngo Sipiriyani yaje kwemera Kristo. Yandikiye iyo nshuti yayibwira ati bya bintu byarashobotse, Uwiteka yashoboye kumutandukanya n'ibyari byaramwizingirijeho. Kuwera birashoboka iyo wemereye Yesu ngakwezi. Kwiyeza aba bose ntago bari bubishobore, byari bushoborwe n'uwabeza ari we Mana kandi Kristo twisunga. Nitwisunga Imana rero tukayiha ubwandu bwacu, izadukorera ibyo yadusezeranyije muri iki cyanditswe. Ushobora kuyobaza utari ko si byanjye bizererana kweri cyangwa ni amahomvu. Reba Yesu utekereze nawe yabikoreye. We wababariye Magadalena akubera ibyiringiro, we wababariye igisambo ku musaraba. Nibigutera amatsiko, nibigutera akanyabugabo ko guhaguruka ugenda umusaba imbabazi. Koko ibyo yakoze nibidutera akanyabugabo, maze twizeye isezerano rye. Umunsi wabera bose mwiza, nubabera ihumure kuba bikeneye, abifuza kwera nkabo, abifuza kwera nkawe. Umunsi wabera bose nutubera umunsi w'ibyiringiro, ibyiringiro byuko aho tugeze mu rugendo tutazananirwa turi kumwe na Yesu. Turebe Yesu we waje kuhagira no kweza
abifuza kwera nkawe. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera niko nsengeye ababyifuza bose kugira ngo abasange aho muri maze abashoboze. Murakoze cyane.